Iyo Imana izanye ibisubizo warasenze biroroha kumva ijwi ry'Imana. Ariko iyo Imana izanye ibisubizo tutaragize umwanya wo gutekereza ku buntu bw'Imana bubasha kutuzanira ibisubizo, hari igihe tugira ngo nuko dukora cyane, hari igihe tugira ngo nuko tuzi ubwenge n'ubushobozi bwacu tukabwizera. Mu gusenga rero hari ubwo mu gihe Imana idusubiza twumva ijwi ry'Imana tukabasha kumva, tukabasha gutandukanya ubuntu bw'Imana n'ibindi. Iyo Imana izanye ibisubizo warasenze biroroha kumva ijwi ry'Imana. Ariko iyo Imana izanye ibisubizo tutaragize umwanya wo gutekereza ku buntu bw'Imana bubasha kutuzanira ibisubizo, hari igihe tugira ngo nuko dukora cyane, hari igihe tugira ngo nuko tuzi ubwenge n'ubushobozi bwacu tukabwizera. Mu gusenga rero hari ubwo mu gihe Imana idusubiza twumva ijwi ry'Imana tukabasha kumva, tukabasha gutandukanya ubuntu bw'Imana n'ibindi. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Nteze amatwi, tugiye kwiga gutega amatwi Imana. Reke dusenge. Mana yacu, n'ubundi turi imbere yawe, waje turi babandi ariko bafite ibyiringiro muri wowe. Turagusabye Imana ngo ubane natwe tuyobore, dore kumva ijwi ryawe mu izina rya Yesu. Muri Yohana igice cya 10 umurongo wa 27, amagambo avuga ngo intama zanjye zumva ijwi ryanjye, nanjye ndazizi kandi zirankurikira. Intama zanjye zumva ijwi ryanjye, nanjye ndazizi kandi zirankurikira. Muri Luka igice cya 15, igice cyaho cyose kigabanyijemo imigani cyangwa ibitekerezo bitatu. Igice cya mbere kivuga ku intama yazimiye, hanyuma igice gikurikiyeho kikavuga igiceri cyazimiye, igice kindi kikavuga umwana w'ikirara. Aya magambo Yesu yavuze igihe abafarisayo bagendaga bakamubwira bati wowe wegereza abanyabyaha. Arangije abacira uyu mugani wavugaga ku ntama, avuga n'uw'igiceri, avuga n'uw'ikirara. Nkuko twabibonye, nta kintu na kimwe kibona umwanya muri Bibiliya nta mpamvu. Ntabwo bitungura Imana kuba ibi bintu uko ari bitatu bikurikirana mu gice kimwe cyo muri Bibiliya. Intama ishushanya abantu bazimira, ariko nubwo bashobora kuba batabasha kwicyura ngo batahe, ariko bashobora guhebeba cyangwa bakumva n'ijwi ry'umwungeri bakarimenya, nkuko dusomye ngo intama zanjye zumva iki? Ijwi ryanjye. Babasha kumva ijwi ry'umwungeri bakamumenya, bakaba bataruruka. Igiceri gishushanya abantu batabasha kwisubiza mu bubiko, batabasha kwisubiza, batabasha kuva aho bazimiriye ngo bagaruke, ariko kandi batanabasha kugira ijwi bagira rigaragaza aho bari. Nicyo gituma muri kino gitekerezo tubona ngo uwabuze igiceri afata umweyo, agafata n'itabaza, agahamagara n'abaturanyi, agakura kugira ngo igiceri ubwacyo kibarara, sinzi uko nabivuga, bavuga ngo iki? Kibarare, noneho ashobore kumva ijwi y'igiceri, ashobore kuribona. Hanyuma umwana w'ikirara we ni umuntu ubasha no kugenda akazimira, ariko igihe kikaba cyagera akaba ubwe yakwibuka ko yazimiye akagaruka mu rugo. Ibi byose biratugaragariza icyo bita ijwi. Intama yumva ijwi, igiceri wumva ijwi ryacyo, umwana w'ikirara nawe ijwi rye rishobora kumugaruka mu mutima. Muri iyi si yuzuyemo urusaku rwinshi, abantu kenshi turibaza tuti ese aho Imana iracyavuga? Ukuri nuko Imana ikivuga, ahubwo ikibazo dukwiriye kwibaza ni iki? Ese aho twebwe twumva ijwi ryayo? Kimwe no mu zindi sano zose zo mu buzima, n'isano tugirana n'Imana irubakirwa, ikorwaho, umuntu agira icyo akora. Gusabana n'Imana ni bumwe mu buryo dushobora kunyuramo kugira ngo twubake isano nayo. Niba rero twifuza gukura mu bya mwuka, tugafata imyanzuro yuzuye ubwenge iboneye, tukagira gushishoza, niba twifuza kugira amahoro mu buzima bwacu, tukabaho amahoro, tugomba kwiga kumva igihe Imana ivuze. Hariho itandukaniro hagati yo kumva no gutega amatwi. Sibyo yemwe? Ushobora kumva ariko udateze amatwi. Ushobora kumva umuntu ariko utamuteze amatwi.
ushobora kumva indirimbo ariko utayiteze amatwi, ushobora gusoma Bibiliya ariko utayiteze amatwi, birashoboka. Ugasoma igice ukakirangiza ariko ukabura amakuru uvanye muri icyo gice. Ushobora gusenga ariko utari gusenga. Imana ivuga mu buryo bwinshi, ariko kugira ngo twumve ijwi ry'Imana bidusaba guhuguka, bisaba ko tuba duhugutse. Mu Baheburayo igice cya 1 umurongo wa 1 kugera ku wa 2 aravuga ngo kera Imana yavuganiye na basogokuruza mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi, naho muri iyi minsi y'imperuka yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo, we yashyiriyeho kuba umuragwa wa byose, ari we yaremesheje isi. Ese uwo mwana w'Imana twaramwumvise? Tumaze iminsi myinshi tumugarukaho kenshi. Kuva ku isabato twagize iminsi nk'itatu ikurikirana tuvuga iby'uwo mwana w'Imana. Ese uwo mwana w'Imana twaramwumvise? Imana ntabwo yacecetse, ivugana natwe. Kandi Imana ivugana natwe mu buryo bwinshi uko tumaze kubibona. Bumwe muri ubwo buryo Imana ivuganamo natwe ni mu ijambo ryayo. Mu rwa 2 rwa Timoteyo 3:16 haravuga ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka. Muri yo 33:14 haravuga ngo Imana ivuga rimwe ndetse kabiri nubwo umuntu atabyitaho. Hari ubwo Imana ibasha kuvuga ntitubyiteho, ariko Imana iba yavuze. Dukeneye kwiga kumva ijwi ry'Imana. Kandi Imana ibasha kuvugira mu gusenga. Muri Yeremiya 33:3 haravuga ngo ntabaza ndagutabara nkwereke ibiruhije bikomeye utagenze gute, ibikomeye biruje utamenya. Bivuze ngo no mu gihe dusenga ni umwe mu buryo dushobora kuganiramo n'Imana kandi Imana ikadusubiza. Rimwe na rimwe tujye twibaza impamvu hari igihe dusaba Imana ikintu, Imana ikatinda kudusubiza kugera ku munota wanyu. Ukaba ufite amafaranga 20,000 ugatangira kubona ko adahagije akiri 20, ugatangira ukabwira Imana dore Imana mu giseke harimo ubusa, dore mu mufuka harimo ubusa, ugasenga Imana ikakureka ugasigarana 15, ugakomeza ugasenga ugasigarana 10,000, ugakomeza ugasenga ugasigarana 2 ugisenga Imana itarakwereka handi bizava. Waba usigaranye 0, ibyiringiro byawe byashize, Imana ikazana ibisubizo. Imana izanye ibisubizo warasenze biroroha kumva ijwi ry'Imana. Ariko Imana izanye ibisubizo tutaragize umwanya wo gutekereza ku buntu bw'Imana ubasha kutuzanira ibisubizo, hari igihe tugira ngo nuko dukora cyane, hari igihe tugira ngo nuko tuzi ubwenge n'ubushobozi bwacu tukabwizera. Mu gusenga rero hari ubwo mu gihe Imana idusubiza twumva ijwi ry'Imana tukabasha kumva, tukabasha gutandukanya ibintu bw'Imana n'ibindi. Imana kandi ibasha kuvuganira natwe binyuze muri Mwuka Wera uganira natwe. Yohana 16:13 harabivuga. Imana kandi ibasha kuvugana natwe binyuze mu bintu bitubaho cyangwa ibyo tunyuramo. Ibibazo tunyuramo, ibisubizo tunyuramo ni inzira Imana ishobora kunyuramo iganira natwe. Imana kandi ishobora kuvugana natwe biciye mu bandi bantu. Kabone nubwo abantu batizera, Imana ishobora kubanyuramo igira ngo ivugane n'umutima wawe. Imana kandi iganira natwe binyuze mu byaremwe. Ese twumva ijwi ry'Imana? Hari ubwo umuntu aba ari mu bintu yibeshyamo, ukaba uri mu byaha, ukaba uri mu bibazo bya bindi bigutandukanya n'Imana, ijwi ry'Imana rikanyura mu bintu bitandukanye bisa n'ibingibi, ariko umutima winangiye ntushake kumva iryo jwi ry'Imana. Ni byiza ko twita kuri ibi. Imana ibasha kunyura mu nzira nyinshi igira ngo ivugane natwe, igira ngo idukebure. Nyamara si ibi gusa, si igihe cy'ibibazo gusa, ahubwo n'igihe cy'ibisubizo. Hari ubwo Imana ishaka kuzamura kwizera kwacu, ikanyura mu byo tunyuramo, ikanyura mu bantu, ikanyura mu ijwi rya Mwuka Wera, ikanyura mu gusenga kwacu kugira ngo ivugane natwe. Ikibazo dukwiriye kwibaza, ese wumva Imana ivuga muri izi nzira, cyangwa utegereza yuko haza ijwi ritangaje ridasanzwe, ukumva imirabyo, ukabona imirabyo, ukumva inkuba zikubita? Ese dutegereza ijwi rimeze gutyo ridasanzwe kugira ngo twumve icyo Imana ivuga? Igihe kimwe ndi umunyeshuri muto, nigeze gushaka kubona Imana amaso ku maso. Nari maze iminsi ndi gusenga numva hari ukuntu Imana tubanye neza. Noneho nasomaga ibitekerezo byo muri Bibiliya bya Mose, ukuntu yabonye Imana ikiganza agasaba Imana ngo ayibone, ukuntu yaganiraga nayo. Numva nanjye ko ndi inshuti y'Imana kuko njye bitampiyo kado yo kuyibona mu maso tukanavugana nkayumvira. Noneho ndangije nigira inama, maze kubisaba Imana,
ndavuga nti rero ndaza kujya guhura n'Imana, nizera ko ibinyemereye ko iri buze kunyiyereka. Noneho ndavuga nti ariko hari igihe nshobora kubikorera ahantu hose mbonye, nk'ahantu abantu bose bicaye, ntihabura abandi banyamatsiko baza bagashaka kugira ngo tuyirebane, kuko iyo batari babisabye Imana kandi wenda batiteguye, Imana nanjye igahita inyihisha. Nari nkiri muto, nari mfite imyaka 15, nabaga muri internet, Imana ikanyihisha kuko hari abandi bantu bashatse kuyireba. Noneho ndangije njya muri douche, ni ahantu nakundaga gusengera nko mu gihe cya pause turi ku ishuri, njya muri douche, noneho ntangira gusenga nshaka kugira ngo Imana ize kunyereka. Ndasenga hashize umwanya munini nkabona Imana ntabwo ndi kuyibona, nkajya nsenga nageraho ngafungura amaso kugira ngo ndabe Imana nkabona sindi kuyireba. Noneho ngezaho ndavuga ni Imana, none utanyereka upfe kuvuga ijwi ryawe, wenda uvuga uti nguyu mwana wanjye nkunda nkamwishimira. Nashakaga ibintu nk'ibyo ngibyo. Byaje gusoza ntabonye Imana, ntumvishe ijwi ryayo, nsohoka numva mfite ipfunwe n'ikimwaro, ariko nari natinyutse gusaba ibikomeye kandi ntabwo byari bibi. Nubwo Imana itanyeretse uwo munsi, sinabonye Imana n'amaso ku maso, ariko umutima wanjye wabonye ubwiza bwayo. Dukeneye kugira ubushake bugambiriwe bwo kumva Imana. Numvaga mfite ubushake bwo kumva ijwi ry'Imana. Dukeneye kugira ubushake bugambiriwe ukuvuga uti Imana ndashaka kumva ijwi ryawe mu buzima bwawe, mu buzima bwanjye. Ikintu cyose ugiye gukora, icyo ugambiriye cyose, cyaba gito cyangwa kinini, ukifuza kumenya icyo Imana ikivugaho. Kandi n'ukuri witegereje Imana ibasha kugira icyo ivuga ku ntambwe z'ubuzima bwawe. Imana ibasha kubikora. Mu rwa mbere rwa Samweli, mu gitabo cya mbere cya Samweli cya 3 umurongo wa 10, tuhabona umwana bita Samweli uko byamugendekeye. Ku murongo wa 10 avuga ngo maze Uwiteka araza ahagararaho aramuhamagara nk'ubwa mbere ati Samweli, Samweli. Nawe ati umbwire kuko umugaragu wawe nteze amatwi. Haleluya. Nakunze iyi mvugo uyu mwana yakoresheje, ni imvugo ikomeye cyane. Yaravuze ati umbwire kuko umugaragu wawe nteze iki. Ntabwo yavuze ngo vuga ndumva, ashwi, kuko vuga ishobora kubwira abandi. Ndumva ni kwa kundi twahoze tuvuga ushobora kumva ariko udateze amatwi. Hari ubwo twumvira abandi, hari ubwo Imana ivuga tukamara igihe kinini twumva iri kubwira abandi bantu. Iteraniro nk'iyi ngiri rikigishwa ukumva hari undi muntu bari kubwira. Wasoma ukajya ubona abandi bantu, wari gufata igice muri bibiri wagisoma ukumva hari undi muntu uri kumeze nkaho uri kubibwirwa. Bakwigisha ukajya ubona abandi bantu ukumva ntago uri kubyibonamo. Ndakubwiza ukuri, urakurikiye pe, mu iteraniro rwose urakurikiye rwose, ariko ikibabaje uri kumva babwira nyiranaka na kanaka, ntabwo uri kubyibonamo. Nakaga gakomeye iyi Imana isigaye ivuga tugataha twumvise abandi aho kugira ngo twiyumve. Twasonye amagambo avango ibyanditswe byera byose byahometswe n'Imana, kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu. Uwo muntu akwiriye kuba njyewe, akwiriye kuba wowe. Ariko iyo twigira abandi dutahiraho. Hari n'abagera kure bakavuga bati Mana, iyo kanaka haba akaba yumvise ibi bintu, iyo kanaka haba nawe akaba yaba ari wowe rusomye ibi ngibi, tuba tugiye kure cyane. Imana yiteguye kuvugana natwe niba dufite imitima yiteguye gutega amatwi ikanumva. Kumva kutarimo kumvira nta mumaro, ni nko kwizera kutagira imirimo. Mu Migani 19:27 aravuga mwana wanjye, reka gupfa kumva ibyo ubwirizwa, ngo wiyobagize amagambo y'ubwenge. Rimwe na rimwe tunanirwa gutega Imana amatwi kuko turangaye cyane. Harubwo tuba turangaye duhuze. Imana yavuga nitwumve. Isi igenda itwereka ikanatubwira ibintu byinshi, ku buryo bwinshi bw'amakuru dufite butwibagiza y'ingenzi kuruta yandi. Ibi ni ibihendo by'isi. Biragoye ndetse cyane kubika ijambo ry'Imana mu mutima yacu hejuru y'amakuru yose isi igenda iduha buri munsi. Ayo makuru abasha kuba asanzwe, ariko ayo makuru agatuma tutumva ijwi ry'Imana. Muri Zaburi 119:11 aravuga ngo nabiki ijambo ryawe mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Uburyo rukumbi wo kugira ngo tudacumura ku Mana nuko tubikira ijambo ry'Imana hehe mu mitima yacu. Ijambo ry'Imana riraturinda. Iyo ugenda mu nzira ufite handitswe ngo, iyo ugenda mu nzira hari ijambo wasomye ryakoze ku mutima wawe, wa mwanya urimo uragenda uryuza, ibigeragezo bikaza, ibyaha bikaza imbere yawe, ibishuko bikaza. Ndababwiza ukuri, ijambo ry'Imana ni umurinzi ukomeye mu bihe nk'ibyo ngibyo, kubera yuko riba ryanditswe mu mitima yacu. Iwacu mu rugo dukunda gukoresha imvugo yitwa shifo. Shifo ni igihanaguzo cya giponje mwarimu ahanaguza ku kibaho
dukunda gukoresha ijambo bita shifo iyo umuntu akunda kwibagirwa cyane, cyangwa iyo tubonye umuntu yibagirwa cyane dukunda kumubwira mu rugo iwacu ngo wagira ngo ufite shifo mu mutwe, mbese ibintu bije ufite ikintu kita kibihanagura mu mutwe wawe. Amakuru isi duha nayo ameze nka shifo, ihanagura iby'Imana yandika mu mibereho yacu, nubwo yaba atari amakuru mabi, nubwo yaba atari amakuru mabi rwose. Ubwinshi bwayo, ubwinshi bw'amakuru dufite, muzitegereza amakuru twakira ku munsi aca hirya no hino, ayo ubwirwa n'abantu, ayo ureba muri televiziyo, ayo ureba muri telefone, ubwinshi bw'amakuru dufite ubwabyo bibasha kuba shifo ihanagura iby'Imana yanditse mu mitima yacu. Tunanirwa gutega Imana amatwi kandi kuko duhugiranye cyane. Kurangara no guhugirana biratandukanye. Ushobora kurangara, uburangare ni bubi, ariko ushobora guhuga ku mpamvu nziza. Turahugiranye cyane. Iyi ni turufu ikomeye Satani akoresha mu bakristo muri iki gihe, guhuga ku mpamvu nziza, ku mpamvu zumvikana. Turahuze, dufite impamvu nyinshi, izo tuzi n'izo tutazi, zose zitumye duhuga. Izo twumva ko zumvikana n'izitumvikana zituma duhuga. Dufite impamvu zituma tudafite umwanya wo gutega Imana amatwi. Muri Mariko 9:19 aravuga ngo maze amaganya y'isi n'ibihendo by'ubutunzi n'irari ryo kwifuza ibindi iyo bibinjiye mu mutima biniga iryo jambo ntiryere. Ibi ni ibintu bisanzwe. Amaganya y'isi, ibihendo by'ubutunzi n'irari ryo kwifuza ibindi, duhora dushaka ibindi. Ibi ngibi biniga iryo jambo, maze iryo jambo ntirishobore gukura. Tujya tuva mu rusengero twigishijwe. Hari igitekerezo kera bajyaga batubwira ngo iyo twinjiye mu rusengero ngo Satani abahagaze inyuma ngo afite ibikapu, hanyuma ngo iyo ugiye kwinjira aguha igikapu, ukaza kwinjira mu rusengero ukicara ufite igikapu cyawe. Hanyuma ngo bakigisha iyo impamba baguhaye yose ukajya ugenda ushyira mu gikapu. Hanyuma ngo benshi iyo tugiye gusohoka ngo ugera hariya ku muryango Satani abwira ati nsubiza iki? Subiza igikapu cyanjye. Hanyuma ugataha uko waje. Hari abagira amahirwe ibikapu bakaba babirenze umuryango bagataha, ariko bagera mu rugo tukaba dufite ibindi bintu byinshi cyane bisanzwe. Simbabeshya, ni ibintu bisanzwe, ariko kugira ngo ibintu by'Imana bibone umwanya wo kugira ahantu bifata mu buzima bwacu, nuko tubiha umwanya wo kubyuza. Inyamaswa zuza murazizi, bazita rumina. Inyamaswa zuza, impamvu zuza ni impamvu ebyiri zikomeye siyansi ivuga izira nyamaswa zuza. Imwe mu impamvu ya mbere ituma zuza nuko ziriya nyamaswa ni inyamaswa z'indyabyatsi. Iyi nyamaswa ari indyabyatsi aba ari inyamaswa ishobora kuribwa n'indi nyamaswa, aba ari y'indi nyamaswa runaka, predator inyamaswa y'indi yayirya. Bityo zigiramo ubwo bushobozi bwo kurya vuba zidashyira ibintu ku murongo, zikarya vuba kuko ziri ahantu ziba ziteguye ko hashobora guhinguka inyamaswa yazirya. Noneho zamara kugera ahantu hatuje zicaye, zishobora kureba iburyo n'ibumoso, zigafata umwanya wo kugarura bya bintu bitakacanzwe neza, zikabasha kubyuza. Icyo bita kuza, sibyo? Zikongera zikabiha wa mwanya, bikaba ibyo kurya byuzuye. Imwe ni impamvu ikomeye cyane. Natwe nk'abantu bafite umurezi Satani uturwanya, igihe twize iby'Imana twakwiye kubyakira n'imitima yihuta yishimye, tubirya vuba, ariko tukaza kugira umwanya wo kwicara hamwe tukabyuza. Kuko umurezi wacu Satani ahora azerera. Mu kuzerera kwe rero aca mu bintu bisanzwe. Ndakubwiza ukuri bisanzwe. Hari igihe dusohoka mu rusengero twafashijwe pe, ariko iyo ugashyiramo seri 3, muzambabarire narazibasiye cyane. Iyo ugiye ugashyiramo seri 3, kwa kuntu wari wafashijwe kwinshi, wumva ibintu by'Imana byakuze mu buzima bwawe, bihita bihanagurika. Satani akoresha uburyo busanzwe kugira ngo aduhindure abantu basanzwe. Nyamara dukwiriye kuba abakristo batagenje gute? Badasanzwe. Ejo umuntu yambwiye amagambo ntashobora gutinyuka kuvugira aha, ariko yarambabaje. Ariko yararimo aravuga kubizera bitorero ryacu. Byarambabaje cyane. Ariko reka mbabwire abantu b'Imana, dukeneye kwemeza isi ko turi itorero ryasigaye. Dukeneye kwemeza isi ko turi abana b'Imana. Simbabeshye, turabikeneye.
kandi kugira ngo tubibemeze nuko twemera guhagararana n'Imana, tukumva ijwi ry'Imana kandi tukiga kuryumvira, tugatindana n'Imana. Isi yaza tukayiha umwanya muto. Isi ndi kuvuga ni bya bintu biturangaza, bidutwara umwanya, bya bihendo. Kera hari imvugo njyambura nanjye vuga ngo kera tukiri mu cyaro, ntabwo nabaye mu cyaro, mumbabarije. Kera bamwe bakiri mu cyaro, nanjye najyaga njyayo, najyaga mbona abantu ku mugoroba bicara bafite itara rimwe ryarindi rya peteroli. Kubera ko ryabaga ari rimwe, wasangaga abantu bose barizengurutse. Twabaga tuzi neza ko naga nagiye, twabaga tuzi ko neza ntabwo bari bwihanganire gucana peteroli yabo kugera saa 5 z'ijoro. Twicaragaho tukiga ibyigisho, tukaganira, nka saa 2 tukajya kuryama. Ibirangaza byari bikeya. Ubu birangaza ni byinshi ku buryo abantu baryama saa 5 message zo gusubiza zitarangiye. Sibyo yemwe? Zitarangiye tukizifite. Saa 6 zitarangiye tukizifite. Noneho ya makuru twakomeje kubika mu buzima bwacu, yari ikintu Imana yavuganye natwe. Satani aragenda agakoresha ibintu bisanzwe akabihanagura burundu ku buryo wongera ugasubira hahandi wari uri, ibintu by'Imana bikavamo burundu, washaka akabaraga ukakabura. Twirinde cyane uko tutagenda nk'abatagira ubwenge. Impamvu nziza wagira uko yaba yumvikana kose yatuma utarya, wagira inzara. Ntabwo intungamubiri ziboneka mu byo kurya zishobora kuvuga ngo rwose yahuze, yagize akazi kenshi kandi afite abana agomba gutangira minerivare no kubagaburira, none kuko yahuze cyane reka intungamubiri zijyane mu mubiri we zigende zijyemo. Ashwi, nubwo ufite impamvu yumvikana, iyo utariye ugira inzara, iyo utariye uhomba intungamubiri z'ibyo kurya. Impamvu nziza yose waba ufite yatuma unyagirwa ukajya mu mvura. Wenda uri kwanga kumuvujya mu baturanyi cyangwa umuvoteye inzu, ugiye hanze ufite impamvu nziza ituma ukuraho ayo mazi ukayashakira inzira. Impamvu buryo yaba yumvikana kose ugiye mu mvura watoha. Nibyo cyangwa sibyo? Watoha. Bene data, reka mbabwire ko impamvu nziza yose waba ufite, uko yaba yumvikana kose, uko yaba ari nini kose, izatuma udatega Imana amatwi, uzabaho ingaruka z'umuntu udatega Imana amatwi. Nubwo byaba byumvikana, uzabaho ingaruka z'umuntu udatega Imana amatwi. Tunanirwa kandi gutega Imana amatwi kuko tudafite ubushake bwo gutega amatwi ikivuga. Akenshi Imana ivuga natwe turavuga, tugaterana amagambo nayo. Ugasanga turi kubwira Imana impamvu zumvikana. Ega Mana, urabibona ubuzima bwaranze, urabibona Mana, nicyo gihe tugezemo. Ubuse umuntu yatera imbere gute? Ubuse nabwira abantu ibi bintu bakabyakira gute? Ubuse abantu ntago bazanyita umunyamisozi. Dufite impamvu nyinshi. Mbese tugenda tubwira Imana, Imana ivuze ikaguha umucyo mu buzima bwawe, ufite ibintu byumvikana. Warabiremye, isi yarabiguhaye, uzagenda ukabwira Imana. Ugasanga uri kuburana, abarundi babyita ngo nuguharira. Uri kuburana n'Imana uyiha impamvu. Mbese igihe kikazagera guhora ubwira Imana impamvu zumvikana, uyibwira impamvu, ukagira ngo Imana yarabyumvise, ukabaho muri bwa buzima buraho bw'akazu yaze kubera impamvu kuko Imana ivuze uravuga, Imana yavuga ukavuga. Abantu dukunda kuburana ku buryo n'Imana ivuga tukaburana. Dukwiriye kwiga gutega Imana amatwi. Haleluya. Yavuga tukumva. Dufite proposition nyinshi mu mitima yacu. Umwana w'Imana ntafite aho kurambika umusaya. Gutega amatwi bisaba kugira ngo tuze duhugutse, ufite umwanya no kugabanya impaka, ukumva kuko ukeneye kumva no gutega amatwi. Igihe kimwe twigeze kwiga ikigisho cyavugaga gusenga no kwiga ijambo ry'Imana. Ndabyibuka hari mu gitondo, ryari iteraniro rya burakeye. Noneho umuntu umwe arabaza ati, icyahabwa umwanya kuruta ikindi ni ikihe? Cyangwa se haramutse hari kimwe hakorwa ikihe? Gusenga no kwiga ijambo ry'Imana. Igisubizo ngiye gutanga cyatanzwaho ntabwo gikuyeho gusenga, ariko yarasubije aravuga ngo igihe hari ugusenga no kwiga ijambo ry'Imana, hari kimwe gikwiye gushyirwamo imbaraga kuruta ikindi, nahitamo kwiga ijambo ry'Imana ngatega Imana amatwi, kuko iyo Imana ivuga ibasha kuvuga ibyo ntazi. Ariko iyo nsenga mba ndi kubwira Imana ibintu akenshi isanzwe izi, bitari amakuru mashya ku Mana. Icyo
icyo nshatse kuvuga aha ntabwo nshatse kuvuga ko gusenga bidafite akamaro. Gusenga ni ingenzi rwose, dukeneye gusenga. Kimwe mu ngorane tugira mu itorero ryacu, turi abantu bagenda bakamira igitabo tukakimira, ariko ntitugira umwanya wo kwiriza ubusa no gusenga kugira ngo Imana yandike mu buzima bwacu ibintu tuba twize mu bitabo. Ibintu twize mu bitabo iyo bidafite Mwuka Wera ntibigire guherekezwa no gusenga, ndababwiza ukuri bihinduka amakuru n'ubumenyi, ntabwo bihindura umutima. Ntabwo dukeneye ku bantu bazi ibinararibonye, bazi ibintu byinshi. Ntabwo dukeneye kuba abantu bafite amakuru menshi cyane mu byanditswe byera. Ngo usange kuva mu itangiriro wakora incamake y'itangiriro, ugakora incamake yo kuva, ugakora incamake ya Yesaya, ukagera mu byahishuwe. Ntabwo ari Imana dushakaho. Imana ishaka nuko twumva ngo handitswe ngo, hasobanura ngo iki, bikora iki mu buzima bwanjye. Sibyo hemwe? Ni Imana ishaka. Si ukumvira abandi bantu, yabwiye bakanaka, tuya tunezezwa nuko amavuna tuza tukabwira abandi ariko ducyuye iki bene data. Reka duhe Imana umwanya tuyitega amatwi. Gusenga ni ngombwa, ariko dukeneye kumva ijwi ry'Imana. Imana iravuga, ariko ijwi ryayo ryumvikana neza kandi cyane ku bantu bayitegereza. Hahirwa abategereza Uwiteka. Ijwi ryayo ryumvikana cyane ku bantu biteguye kuyitega amatwi. Hari inzitizi nyinshi zitubuza gutega amatwi Imana. Ndakomeza gukoresha ijambo gutega amatwi aho gukoresha ijambo kumva, kuko kumva ni ijambo riri passive, ni ijambo waba ubishaka waba utabishaka, amatwi yacu ahora afunguye. Sibyo yemwe? Amatwi yumva ibyo yagennye n'ibyo atagennye, yumva ibyo yagenewe n'ibyo atagenewe, yumva ibyo ashaka n'ibyo adashaka kumva. Amatwi yacu nuko ateye. Kumva ni ibintu bisanzwe byiza na gutyo, ariko gutega amatwi bisaba kugira ngo bihe umwanya. Uvuga iti biri kuvugwa ngo iki, bisobanuye ngo iki? Sibyo? Bisobanuye iki? Iyo wumva indirimbo iri mu rurimi rwo muri Korea, iyo ndirimbo urayumva sibyo? Amatwi yawe ari kuyumva kuko arafunguye arayumva, ariko ntabwo uyiteze amatwi kuko ntabwo urwo rurimi rwose urwumva. Niba rurimi rwo muri Korea utarwumva, ntabwo uyiteze amatwi, ntabwo uzi ngo bivuga iki. Icyuma gisya hano haruguru kiramutse gihari, iyo kirimo kirasya kiri gusya turacyumva, tukavuga uti icyo ngicyo cyuma gisya, ukiza arakimenya, ariko ntabwo tuba tugiteza amatwi. Ntabwo tuba tugiteza amatwi. Tubasha gutandukanya haramutse hanyuze imodoka y'ivoiture n'imodoka y'igikamyo, amajwi yabyo ubwabyo dushobora kuyumva tukavuga ngo iki ni igikamyo, iyo ni ivoiture, tukabitandukanya. Turabitandukanya kuko tubizi, amatwi yacu arafunguye arabyumva, ariko ntabwo tuba tubiteze amatwi. Mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto 13:1 harabivuga ngo, nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika, ariko singira urukundo mba mpindutse nk'umuringa uvuga cyangwa icyuma kirenga. Tubaye abakristo cyane, tubaye abakristo beza, tubaye abakristo babizamo cyane, ariko ntitugire urukundo, tuba tumeze nk'ikintu gifite ijwi ariko kidafite ubusobanuro. Umuringa n'icyuma ni ibintu bibiri byirangira, ariko ntibivuga. Turabyumva ariko ntabwo tubitega amatwi. Dukwiriye kwiga gutega Imana amatwi kuruta uko tuyumva. Ezekiel 12:2 aravuga ngo, mwana w'umuntu, turana n'ab'inzu y'abagome, bafite amaso yo kureba ntibabone, bafite amatwi yo kumva ntibumve, kuko ari ab'inzu y'abagome. Hari ibintu biziba ubushobozi bwacu bwo kumva. Icyambere, ibyaha biticujijwe cyangwa umuntu adashaka kwicuza. Iyo ufite ibyaha uticujije cyangwa udashaka kubyicuza, wumva ushaka gukomeza kuba umunyenga wabyo, buri wese yishakira ibye. Wishakira ibyawe nishakira ibyanjye. Bya bishoboka ko mu buzima bwacu twese twabigira, cyangwa mu gihe runaka wabigira. Ko ufite ibyaha uticujije cyangwa udashaka kwicuza, ibi byaha bituma utumva ijwi ry'Imana. Iyo Imana ivuze, kubera umunyenga n'uburyohe bw'ibyo bintu ufite ushaka kunyuramo, ntabwo ijwi ry'Imana ushaka kuryumva. Dushaka kunguka cyane, n'abandi barunguka. Ubwibone nibyo turarikiye. Byo turarikiye n'ubwibone, nacyo ni ikindi kintu gituma tutumva ijwi ry'Imana. Njyewe mbese ikaba nini. Hari n'amasomo muri Bibiliya. Ibya mbere ibyaha biticujijwe, Yesaya 59:2. Ubwibone nibyo turarikiye, Imigani 3:5-6. Urusaku rwo guhugirana, Zaburi 46:11. Ntitubasha kumva ijwi ry'Imana ryongorera turi mu kivunge. Mwuka Wera aganira na buri muntu ku giti cye, akagusanga, akavugana nawe. Nubwo adakunda gutsimbarara ngo atinde ku bintu, ariko gusanga ku giti cyawe, ku buryo ibyo akubwira, ibyo akongorera n'umuntu mwegeranye gute, mubyigana gute, ntashobora kumva ijwi ry'Umwuka Wera yakongoreye.
dukeneye gutega amatwi Imana tukumva ijwi ryayo. Twaba duhagaze neza mu kwizera cyangwa duhagaze nabi, dusaba Imana idushoboze kumva ijwi ryayo. Yesu yajyaga yirirwa yigisha, akagenda akabwiriza abantu, akajya mu misozi, ariko byagera nimugoroba akaza kubwira abigishwa bati mureke tugende tujye hiherereyeho gato, tujye handi hantu hirya gato, tuve hagati mu kivunge cy'abantu. Yesu yabaga ashaka kugira ngo agire umwanya wo gutega amatwi se wo mu ijuru. Niba Yesu yarategaga Imana amatwi, njyewe nawe turi bande badakwiriye gutega Imana amatwi? Dukeneye kenshi kwigira hirya gatoya tukumva ijwi ry'Imana, ukumva ibyawe ku giti cyawe. Ababwiriza bajya bagorwa, ababwiriza ubwo ndavuga twebwe babwiriza, abandi bigisha ibyigisho, abaririmbyi muri amakorari, tujya tugorwa kenshi kuko dusanga twikoreye ubutumwa dushyiriye abandi bantu. Umuntu umwe yigeze kumbwira igitekerezo cy'umuntu umwe wari umuyobozi mukuru rwose, wari ku rwego rukomeye cyane. Hanyuma uyu muyobozi ngo yari afite ikibazo cy'uko yajyaga akunda gusinya impapuro atasomye. Bakamuzanira umusekreteri, bakamuzanira ibintu undi akabisinya atabanje gusoma bya bintu. Umunsi umwe abandi bayobozi bagenzi be baza kubimenya, umuyobozi wari umukuriye aza kubimenya. Amaze kubimenya aza kumutega umutego, afata ibaruwa ayandika mu izina ry'uwo nguwo utarakundaga gusinya. Kandi iyo baruwa yari ifite impamvu ivuga ngo gusezera ku kazi ku mpamvu zanjye bwite. Muri kubyumva? Amaze kwandika iyo baruwa bayiha umuntu n'undi, arayimushyira amubwira ati birihutirwa. Undi nawe arangije ahita afata signature, arasinya ya baruwa, iragenda. Hanyuma nyuma y'iminsi ngahe agiye kubona abana ibaruwa yindi ije imusubiza ko ubusabe bwe bwumviswe. Umusekreteri wayizanye we yarambwiye ati Yesu yo gusinya, ahubwo bamaye ibaruwa niyo gusinya ariko yuko wayakiriye, urebe ibyanditsemo. Undi arebye ati tuhereye ku ibaruwa yo kuri tariki isaba ko usezera ku kazi ku mpamvu zawe bwite, turakumenyesha yuko tukwemereye kandi tukwifurije amahirwe menshi mu buzima bundi uzakurikira. Ndarikanga ati yewe nandika ibaruwa ivuga yuko nsezera ku kazi. Barangije ari bamuhaye na kopi yayo ayifite aho ngaho. Icyamubayeho, yagize isoni zimurisha uburozi, ava ku kazi aragenda kuko yari afite umuco wo kudasoma, agasinya ibyo atasomye. Hari ubwo natwe mu buryo runaka tujye dusinya ibintu tutasomye. Baririmbyi, abwiriza, basanga dufite umwanya umwe wo kwihinga kuko tugiye. Saba Imana uti Mana mfashwe mbona uko njya gufasha abandi. Riba isengesho ryawe muririmbyi, riba isengesho ryawe mubwiriza. Va mu kivunge wumva ibyawe, iga gutega Imana amatwi. Shaka ibeteri hawe, aho uhurira n'Imana, uhabonera Imana, uhabonera urwego ruriho abamarayika bagenda n'abagaruka, abajyanye ibyifuzo n'abagarura ibisubizo. Muzi iki gitekerezo, Yakobo igihe yarageze ahantu ananiwe cyane, ananijwe n'urugendo rw'ibyaha bye no guhunga. Igihe kimwe Imana iramusanga, nuko mu nzozi arota ahantu, abona abamarayika bamanuka, abandi bazamuka, abandi bamanuka, abandi bazamuka. Ndabasabira kugira ngo tugire beteri hacu, ugera ahantu uhurira n'Imana, wumva ijwi ryayo. Gutega amatwi Imana kuzana umugisha mu buryo bwinshi. Yesaya igice cya 18 aravuga ngo nimuze tujye inama. Imana irifuza kujya inama natwe abantu bacumuye, abantu baciriritse. Nimuze tujye inama, niko Uwiteka avuga. Yakobo 1:22, ariko rero mujye mukora iby'iryo jambo, atari gupfa kuryumva gusa mwishuka. Gutega amatwi Imana biratuyobora bikanaturinda. Yesaya 33:21, kandi nimujya kunyura iburyo cyangwa ibumoso, amatwi yawe azajya yumva ijambo riguturutse inyuma rivuga riti iyi niyo nzira, muba ariyo mukomeza. Zaburi 32:8 naho habivuga neza. Kandi gutega Imana amatwi byubaka kwizera kwacu. Gutega Imana amatwi bizana amahoro mu mitima yacu.
ndagira ngo turebe igitekerezo kimwe dusorezaho kiboneka mu gitabo cya mbere cy'Abami igice cya 13. Iki gitekerezo ritugaragariza uburyo ijwi ry'Imana rikenera kumvirwa kumaramaje, si ukugenekereza, si ukugeragereza. Iyi nkuru iboneka mu gitabo cya mbere cy'Abami igice cya 13, tuhabona igihe Imana yohereje umuhanuzi, Bibiliya imwita ngo umuntu w'Imana. Uyu muhanuzi yari avuye i Yuda ajya i Beteli. Ukuntu byagendekeye uyu muhanuzi ni gute? Uyu muhanuzi yaje aje guhanurira Yerobowamu n'igicaniro cye. Yerobowamu yari yarahimbye igicaniro, akajya afata abantu ashatse bose akabahindura abatambyi, akabimuka ku giti cye, abaje babishaka bose akabagira abatambyi. Nuko uyu muhanuzi wari uturutse i Yuda aza kuza kuri icyo gicaniro, arahanura aravuga ati, wa gicaniro we, dore ugiye gusaduka, aho uri hose huzure ivu. Uyu mwami Yerobowamu abyumvise arakarira uwo muhanuzi witwaga umuntu w'Imana, arangije amutunga urutoki. Ari umuhanuzi ukomeye, amutunze urutoki ngo ukuboko kwa Yerobowamu kwita kunanirwa, ananirwa kukugarura, ananirwa kuguhina. Mu yandi magambo, nuko bimunaniye aravuga ati, mbabarira utakambira Imana yawe, hanyuma Imana yawe inkiriza ukuboko. Nuko atakambira Imana, ukuboko kwa Yerobowamu kuragaruka. Komaze kugaruka, Yerobowamu aramubwira ati, rero dore wangiriye neza, ngwino tujye iwanjye dusangire turye tunywe. Ntiyari impano nziza ahawe n'umwami? Ntiyari impano ikomeye? Kugira ngo umwami agutumire ku meza ntabwo ari ikintu gisanzwe. Njyewe nawe twicare hamwe dusangire turi babiri. Nuko Imana yari yamubwiye ngo aho uzajya ngutumye ntuzagira ikintu uzaryayo, ntuzagira ikintu na kimwe uzanywayo, kandi inzira waciye ugenda ntaba ari uzanyura, igihe uzabigenza gute? Ugaruka. Uyu muhanuzi abwira Yerobowamu ati, ntibishoka, ntabwo mbasha kugira ikintu na kimwe nkora, sinshobora kugira ikintu ndya aha ngaha, sinshobora kugira ikintu icyo ari cyose ni inywa aha ngaha, kandi inzira nanyuze igihe bari bakiri kurya, wa muhanuzi w'umusaza wamugaruye akamusubiza iwe, aramubwira ati, ijwi ry'Imana rirambwiye ngo ntabwo umurambo wawe uzagera mu mva y'abasogokuruza, kuko wanze kumvira Imana ivuga, wanze gutega amatwi Imana ivuga, bityo rero umurambo wawe ntuzagera mu gituro cy'abasogokuruza. Nuko umuhanuzi wamuhindukije aba ari nawe umuhanurira ibindi. Hanyuma bamaze gusangira, wa muntu w'Imana arongera afata inzira, aragenda, kandi yerekeza inzira itari yari yanyuzemo aza. Icyamubayeho nuko ari mu nzira, intare yaraje imukura ku ifarashi yari ariho, ntiyanamurya, iramwica. Maze kumwica, umurambo wari uryamye aho ngaho, iruhande rwayo ya farashi ihagaze ari nzima, n'intare ihagaze iruhande rwayo itigeze iyikoraho rwose. Abantu baza kuvuga kumenya ayo makuru, hanyuma bagaruka kuri wa muhanuzi, barambwira bati, twabonye umuntu wapfuye bimeze gutya na gutya na gutya. Hanyuma afata inzira arongera ajya kureba, ageze yasanga ni wa muhanuzi, wa muntu w'Imana wanze kumvira Imana. Hanyuma icyamubayeho nuko yaje aramushyingura. Iherezo ry'uwo mugabo riba iryo ngiryo, kwanga kumvira Imana mu bintu bitoya. Yari yahanuye, sibyo yemwe? Ntiyari yahanuye mu izina ry'Imana, yari yahanuye rwose. Ndetse yanze no kurya ibyo kurya by'umwami, ariko arya ibyo kurya by'umusaza w'umukene kuruta umwami, sibyo yemwe? Ndetse yari yanyuze n'inzira, yabyubahirije byose, ariko kutumvira Imana mu kintu gitoya byaje kugira ingaruka. Uyu muntu w'Imana yari yagerageje, ntiyarya ibyo kurya by'ibwami, anasubirayo n'izindi nzira, ariko Satani anyura muri wa muntu wundi wiyise umuhanuzi. Tujya duhura n'amajwi nk'aya ngaya, twagerageje. Erega nanjye ndi umukristo, ubuse nanjye ndi umukristo, erega Satani agira ngo twisanishe n'abandi. Erega nanjye ndi umudivantiste, Imana irabizi ko ukeneye diplome, ukeneye akazi, ukeneye kubaho. Rimwe gusa si ubwo urumva hari icyo ritwaye, uzihane. Rega Imana irabizi ko turi abantu. Izo mvugo zose zitugarukaho, nyamara hari ubwo kugerageza biba bidahagije. Mose yari yaragerageje, sibyo yemwe? Mose ni umwe mu bantu babayeho mu mugambi w'Imana kuva avutse.
Mose amara imyaka 40 ya mbere atuye kwa Farawo kugira ngo yige ubuzima bwo kwa Farawo. Mose muri ubwo buzima ntiyari yarahigiye guca bugufi no gutwara ubwoko bw'Imana nk'intama z'Imana. Imana iragenda imumaze imyaka 40 mu butayu kugira ngo yige kuyobora ubwoko bw'Imana. Mose avuyeyo aza guhangana na Farawo, aza afite wa mutima ushobora kubwira Farawo kuko yabaye iwe, ariko afite na wa mutima ushobora kuyobana n'ubwoko bw'Imana neza kugeza kuri rwa rugero twabonye ku isabato, avuga ati Mana, aho kugira ngo urimbure ubu bwoko umpanagure mu gitabo cy'ubugingo. Mose ntiyari yaragerageje nk'uko abyaramo. Imyaka 40 ya mbere irashira, iya kabiri irashira, 40 ya gatatu nayo igeze ku musozo, nuko Mose kugerageza kurarangira. Uza yari yagerageje, aravuga ati isanduku y'Uwiteka igiye kugwa, arayiramira agwa aho ngaho. Kumva ijwi ry'Imana ntibihagije, tugomba kuritega amatwi tukaryizera kandi tukaryumvira byuzuye. Kabone nubwo hazi ijwi ry'umuntu witwa ko abwirijwe n'Imana, tugomba gushishoza tukumva Imana imbere ya byose. Imana iduhe koroshya, iduhe gutuza, itwigishe guha agaciro ijwi ryayo kuruta andi majwi yose, iduhe ubutwari bwo kumvira ikidusaba cyose. Ndasaba ngo tugire ubuzima butega Imana amatwi, ubuzima bwumvira mu izina rya Yesu. Yo guhitamo neza buri munsi, yo guhitamo Yesu buri saha, kandi duhe kumuhanga amaso kuko ariwe banze ryo kwizera kwacu. Ndagushimira uyu mugoroba waduhaye, warinze abana bawe, duhaye amahirwe yo kuba muri isabato nanone, ubihererwe icyubahiro. Uturinde gupfirwa ubusa n'amahirwe n'umugisha duha, ahubwo dushoboze kugira ngo tugire imitima igushima, kandi kugushima kwa mbere no kwegurira imitima yacu. Ndasabira buri wese uraha umuha amahirwe yo kwegurira umutima we, muye kuguhanga amaso kuko ari wowe kunesha kwacu. Mugoroba tugiye gushingura ibirenge byacu hano tutaha, urinde intambwe zacu tugeze mu rugo amahoro, kandi uzongere kutugeza hano mu gitondo turi bazima dushima izina ryawe. Amahoro yawe ayo umuntu yamenya, komeze kurindira imitima yacu n'ibyo twibwira mu izina rya Yesu, amen. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14.